Nose Presikide wigeze ubona abantu bavuga ngo yaraduhemukiye banga abasabaga abamuvugiraga rubanda ubwo twatora. Iyo niyo yari opinion, iyo niyo rubanda, uko niko rubanda yari imitekerezo. Ariko mu byanditse ibindi. So rero case ya Presikide, muri dosiye ya Presikide habaye inkubiri y'imbuga nkoranyambaga, abantu bakajya bavuga uko batekereza ku rubanza rwe, ariko akaza n'izindi mbaraga za cya gitutu cya politike. Ibyo rero byose nibyo bikikije dosiye ya Presikide bituma avuga bamubyishe. So no gutoroka kwe nabyo hari bihatse byinshi. Ubwo nuvuga ngo hariya mana yanjye ahubwo barugiyemo kugira ngo uvuge ko leta itagushakaga, bisaba kuvuga byinshi akavuga niba yaratewe ubwoba ntago wabizira, hanyuma agasigara kumenya ngo bizakemuka kuri rwego. Ndabivuga nk'ubizi. Premium Construction Group ni itsinda ry'abaenjeniyeri bavanzemo abanyarwanda n'abanyamahanga bakiri batoya, n'abantu babagira inama mu bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka, imicungire y'inyubako, bakagukora design, bakakubakira, rimwe na rimwe bakanabana gufasha gucunga umutungo utimukanwa. N'abafatanyabikorwa tuzamarana igihe kirenze umwaka, tuzajya tubasura ku mashanse turebe ibyo bakora, tubahamagare baze bababwire, basobanurira abantu ibijyanye na industrie du bâtiment. N'abafatanyabikorwa beza cyane ko bagenda banaturangira n'abandi. So bakorera i Remera hariya munsi ya REB uciye kuri control technique imbere y'umunara muremure, akayira kabanuka kagana ahantu haho zakora abamotari, ariko bo ni imbere y'umunara neza. Muhamagare kuri 0784 0784 42 57 cyangwa se kuri 0785598046. Bafite rero ishami rya Kigali, bakagira n'ishami rya Rusizi rishobora gufasha abantu ba Rusizi, Nyamasheke na Karongi, cyangwa se ni Bukavu, pourquoi pas. So rero ni mubagane nabagishwa nama beza, kandi tuzajya tubasura ku mashantiye yabo. Bambwiye ko hariyo bafite ku Muyumbu, nzajyayo, nindi ya mu Biryogo n'ahandi hose bazaba bari, tuzajya tugera tubasura. So mubitabaze rero, abantu benshi harimo bari kunyandikira bari hanze bagura ibibanza mu Rwanda, rimwe na rimwe batazi ngo kibeze kiri mu ubutaka buzakoreshwa iki. Ndabamenyesha ko Premium Construction Group kukurebera icyagenewe ubutaka babikorera ubuntu, nongere bisubiremo n'ubuntu. So wipfa kwishyura amafaranga yawe wamaze kumenya UPI y'ubwo butaka. Premium Construction Group yakurebera ngo hagenewe iki, n'ubuhinzi, n'ubukerarugendo, n'amashuri, ni business, ni imyubakire, ibintu nk'ibyo. So rero mu bitabaze n'abana beza cyane, narababashimiye cyane. Ari uri kubaka, ari ufite ukeneye kubaka, ari uwamaze kubona inyubako akaba akeneye ko ijyamo abapangayi, ari ukeneye plan y'inzu, ari ukeneye inama, mwese mubagane. Turabakunda cyane kandi twarabashimye. Yes, reka twizere ko mukomeje kujyana mugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro kuri KOP. Turabasuje, turagarutse nanone tuje kubaganiriza. Twababwiye yuko nta rungo, mukomeze mukore subscribe, umuryango ube mugari. Tumaze kuba hafi, tugiye kugira kuzuza 58 n'abantu benshi cyane, ariko none mukande utwuzuza 60 tugire umuryango mugari. Tugiye kuganira nanone, dufite byinshi tugiye kuganira na mwarimu wacu, mwarimu wanyu, mwarimu wanjye, mwarimu wewe udukurikiye, umwe umwe, buri wese iyo ari kwigisha twiga ku masomo menshi y'ubuzima. Hari iryo tugera ugasanga ni ryo ryawe, usanga ryawe maze igihe rigutsinda mu buzima, iryo kahita utewumva neza ugakurikira. Hari iryo tugera tugasanga uri kuritsinda, iryo ngiryo ukumvaho gake, hari iryo tugera ugasanga ni mu gicuku, iryo ngiryo uhita wicara cyane kugira ngo nawe ugendane n'abandi. Mwaruraho. Yego. Tumeze ute? Nsawa rwose. Namahoro cyane. Musiriwe wabuze gute? Dukoze ku mugoroba saa 12. Ntago umuntu aba yicaye rega ahantu umuntu aba akenewe ni henshi. Ntago navuga ngo nigeze nicara. Asoje ikiganiro njya mu nama ya NPA, Norwegian People's Aid, yarimo ihemba abanyamakuru ba Rwanda, citizen journalists. Harimo
abajene bazi gushaka inkuru ayimnya harimo akoresha AI, harimo batanze ibihembo by the way, ariko rwose benshi bari bafite inkuru nziza, bafite amadocumentary. Urumva rero iyo invitation ntabwo nari umuntu yagutumiye ni privilege ubugomba kujya, kandi byari byiza kugira contact n'abo bantu, abo bajene bahuguwe bafite, nabonyemo aba tiktokers, mbonamo aba content creators banyuranye, kandi bafite creativity bien kabisa. Umuhungu wakoze documentary yiwawa ashyiramo ka gahungu kigeze kugwa kituye hasi gafite icyuma, amaguru akajya hejuru, kavuga ngo bantu ngo baduha ngo inzoga ngo tutariye, muri documentary kari nziza, ariko nuko yabariye. Umusore wakoze iriya nkuru yari inshuti yanjye yakoraga kuri KT Radio icyo gihe, iyo yakariye agahungu wakoze ngo baduha inzoga tutatamiye. So harimo byinshi ntabwo twabirebye byose, ariko benshi bafite ntuza, kandi bari mu bice bitandukanye, Nyagatare, Kayonza, Kigali, za Rubavu, donc Gisagara. Ariko hari umukobwa wa Gisagara nahise mfata nimero ze, tugomba kujyanamo muri kano kazi. Akahe ko akaturimo ubwo fini kwisha iki yajemo nyine, ubwo twabivuga turamubona mu minsi mike, twabivuga we ntabwo uzamubona kuri kamera, azaba ari inyuma, we azajya duha ama video ya AI. Nzajya muha story mu magambo cyangwa audio wayandime muri twahise tubivugana. Hari ubu turi 11:58, hari umuntu postinze akantu 11:55, wa mugabo w'amanyenya wasanze avuye hanejo. Apostinze iki? Apostinze onika ku munsi wo kuwa kabiri. Prince Kid yaraburanye muri Amerika, yumvikana atavuga fresh ngo urwamubyaye, ndi gusoma uko yabyanditse, atavuga fresh urwamubyaye, ataruvuga neza ko na makuru y'abamotari. Ibyo nkahita mbihuza n'inkuru mbonye kwa Theo ukwezi mukanya, ari kuvuga yuko nawe yaburanye, ndetse kanze nabyo mbisomera abantu ntaza guhimba. Nawe yari imaze iminota mike cyane, imaze iminota 10. Prince Kid yaburanye muri Amerika ashinja leta y'u Rwanda, anitabaza abarwanda, ariko ntiyeze ko yashaka kwandika abarwanya ubutegetsi ngo bamubere abatanga buhamya. Miss Elisa we yanavuze ko yafashwe ku ngufu igihe yari afunzwe. Iki cyana bakozeho mu rubanza. Nkongera nkahita mbihuza n'ibyo cyangwa ngende kamwe kuri kamwe. Banzu turangiza twose turagenda. Umuryango Joseph kuri we yapostinze, aravuga ngo we yapostinze 10:11 kuri Twitter. Aravuga ngo urubanza rwa Prince Kid mbona rukuye gusubirwamo mu miterere yarwo yose. Inkubiri y'imbuga nkoranyambaga yari ihanganye n'igitutu cya politike, bigaha umwanya ibimenyetso imbere y'amategeko, ubutabera bugatangwa mu izina rya rubanda. Mwari yego imetero nanga iraterwa ite mwakabyaramo? Bo ntabwo yabura uko iterwa. Kadere ku bya Joseph ko biri teorike kandi biri ukuntu ko birasaba kubanza gusobanura amagambo, ubutumwa bwe nyine, kandi ariko niko asanzwe nyine, ntabwo imvugo ye bari ihita irekura. Donc urumva we hari message ya Joseph iri ivuga ibintu biri teorike, hakaba ni kiganiro cya Theo kivuga ku bintu biri pratique, ko mu rubanza byagenze, niko nekereza. Igitekerezo cya Joseph avuga ati rugomba gusubirwa, akabaye rusubirwamo mu mizi, mu ngingo zayo rwose. Akantu avuga ndi butindeho nako kuvuga ngo inkubiri y'imbuga nkoranyambaga yahanganye n'igitutu cya politike. Aho rero niho tugomba kuba twasobanura tugatera imetero. Nibyo koko asoza avuga ko mu butabera bugatangwa mu izina rya rubanda, ariko buriya niyo n'imvugo. Iyo n'imvugo ntabwo ariyo ngiro. Ntabwo ariyo ngiro kubera ko muri teori butangwa mu izina rya rubanda,
ariko mu rukiko rubanda kuko nta muntu uhagarariye rubanda njya mbona mu rukiko. uyu mushinjacyaha mushinjacyaha ntabwo ariko bimeze. ariko bavuga yuko icyaha kiba cyakorewe sosiyete. Bavuga nyine iyo bavuga ni teori. Nose Prince Kid wigeze ubona abantu bavuga ngo yaraduhemukiye banga abasabaga abamuvugiraga rubanda ubwo twatora. Hari amakesi yakunze kuba ndirinda nanjye ndagerageza kubivuga mu mvugo isa naho ikikira yirezeriva. Ubundi rubanda hari imanza twagize nyinshi, kesi ya Prince Kid, kesi ya Ndimbati, kesi ya Mugabe Robert. Hari kesi zakunze kuba mu nkiko meme n'aba banyamakuru. Yego. Sibyo? Ubwo ndi kuvuga abantu Prince Kid kuri round ya mbere aho arekurwa nk'umwere. Na Ndimbati niko byagenze nta cyamuhamye na Robert Mugabe n'ababana. Ariko muri abo bose nta wigeze amaramo munsi ya hari 7 ngira ngo wa make na 7. Baba banyamakuru ba Shadrack bamaze 4, Ndimbati yamazemo niba ari 9, Prince Kid amaramo 7 na undi Robert we yamaze uyu mwaka. Na Mazana Kayumba Christopher hari igihe yigeze kumaramo asohoka ari umwere ariko yongera okay. Ingero ntago izo ngizo zirahagije. Ayo makesi yagiye yaba rero kenshi wabonaga opinion publique rubanda rwo hanze y'urukiko mu mihanda pani imihanda yanyu imihanda ya kaburimbo mu mastade mu nsengero mu tubari abantu ko bose bavugaga babonaga ko abo bantu bari kurengana kuko nka Ndimbati breaking na wa mwana nkunda kuvuga data manager abanyamagara umwe wagaragaye mu kabari harahakuye. Yego umukobwa mwicayeho lisani ifunguye izo kesi zose zaciye muri system yacu judiciaire ariko rubanda ibibona ko dossier nta kirimo. Babyumva iyo dossier nta kirimo rero ariko igakomezwa kugeza umuntu ageze mageragere niho Joseph avuga ngo ingubiri y'imbuga nkoranyambaga ihanganye n'igitutu cya politike hatsinda igitutu cya politike kandi imbuga nkoranyambaga nizo ziriho rubanda. Ayo makesi yose uko nyakubwiye urumva nyine Joseph ntabwo yashatse kwerura ariko nicyo bisobanura abantu baravuga barabona ibintu batya. Kamere kuri Ndimbati simuzi naramukanyije nawe bwa mbere ku bukwe bwa Prince Kid ariko Ndimbati ubukwe bwa Prince Kid babugiyemo barantumiye Ndimbati afungwa ibirubuza gutuma imetero zitagenda uko zakagenza kubera amarangamutima y'umuntu wo gutuma mu bukwe utashaka kubyumva nkanjye akande akore Skype gutahubukwe si byongereye rega ngewe suko araho nta na kimwe wazigera ukora uze wazavuga ko banki ihomba kandi ikuhinguza ariko yahombye bayahombye yivuga gutyo wavuga se ubuze ko tuvuga uburezi ntitwarezwe ntitwaciye ntitwakoreye minedike ntitwize mu mashuri yayo tusa ugiye muri ayo ntabwo umuntu waba ari hano ashobora kumva ikiganiro akagihuza ngo bafitanye isano runaka usibye kuyo gutaha ubukwe ari na ntoya cyane ariko niyo yaba twariganye agomba kuba uza hano agomba kuba ziko ngewe ndi free and independent. Udafite iyo myumvire ntabwo yakanda subscribe. Twakomeje yajya kuzindi yajya kuyandi machannels. Ni nayo mpamvu nayishinze by the way kuko aribyo mvuga hano abandi batashobora kuba bantumira ngo iyo ngingo nyivuge uko mbishaka. Yes icyo rero kuba natashye ubukwe bwe nta birenze good. Kandi urabugiuka na wanya kuba twahuriye ku Gahembe twamuvugaga
se ntiyambwiye ngo nzagende dusangire. Ese wagiyeyo? Ujye wibuka ko ari n'umukwe wacu. Wagiyeyo se? Ntago ndajyayo. Kandi tuzagenda twikwije. Oya tuzagenda dufite na kamera. None se kuwatindije ubutumire. Tuzagenda dufite na kamera kamera mu gusangira. Oya se kutise. Yasijya nzangiye. Igihe cyose mba ndi mu kazi. Ibyo nabyo abantu bagomba kubimenya. Wenda simvuga byose nubwo nyine abantu bafite ubwoba ko byose nzabivuga. Ariko hari ibyo ntavuga. Hari ibyo ntavuga. So, kesi ya Ndimbati yatangiye iti. Wa mugore Firdausi yagiye kwa Sabe. Sibyo? Bafatiraho Ndimbati baramunyata. Nibwo bwa mbere nari mbonye ikirego kibanza gutangirwa kuri YouTube. Uriya mukobwa ntabwo yagiye muri RIB. Ntabwo cyari ikirego hariyo yatanze ikiganiro avuga agahinda afite. Hanyuma RIB kandi RIB ishobora gukurikirana. Yivugire ntacyo ibanza yivugire ndakomeza nyuma. Hoya ndi kuvuga uko bimeze ishobora gukurikirana icyaha yibwirije. Hoya turi kuganira ariko hari ntabwo yaragiye gutanga ikirego. Okay, komeza. Kuki kuki yarayobeho RIB. Okay, reka nkomeze ibyari muri dosiye ya Ndimbati kuntu byari akamara amazi. Bakavuga ko umukobwa icyambere uriya mugore Firdausi yagiye kuganya kwa Sabe RIB ifungura dosiye ariko abana ari bakuru. Hanyuma igihe yaterwaga inda azengurukanwa mu mahoteli ibyo yanyweshwaga abana barinda bangana kuriya abanye na Ndimbati neza. Ibyo nkubwira ngo bitangwa muri nuza mu izina rya rubanda. Ibyo nibyo bakabaye bakweshoninga kumubaza nubwo ari victime mubaza iki gihe cyose wari icyo nta gisubizo. Bati yamuteye inda afite 16 avuye iwabo babuze umwana wa 16 batanze itangazo bari bazi ko ari ko tutababona mu rubanza babibazwa. Cyo si ikindi. Bati yamujyanye muri hoteli ngo amubeshya ngo bazajya bakirana amafilime. Nyiri iyo hoteli wamubonye mu rubanza. Si ubufatanya cyangwa se iyo hoteli barongoreramo abatagejeje imyaka. Warayibonye? Yabanje akazi ko mu rugo. Uwari sebuja waramubonye? Ntiyakoresheje mineri. Nkomeze. Abanje akazi ko mu rugo ajya mu kabari. Akabari kinjiyemo mineri ntako bavuze. Nyirako ntacyo ntagaragara. Hanyuma ahatererwa inda. Araceceka, arabyara. Uwamubyaje ko atatanze raporo ko abyaje mineri ngo batangire bakurikirane. Cyo si kimwe ajya kumufatira inzu. Nyiri gipangu kirimo mineri ufite impanga kuki tatanze raporo. Abo bose twagomba kubabona. Baje wowe tubivuga. Abo bose twagombaga kubabona. Baje gukodesha wewe tubivuga. None okay, dukomeze. Oya ibindi se ko ari hombajije gusa. Kutambwiye wabyaza umuntu utamubajije imyaka ye. Kuki utatanga raporo ngo hano habyariye mineri ni mu mubazo wamuteye. Impamvu ku nzu nuko umuntu ashobora kugenda mu kigare cy'amafaranga y'inzu. Yego sawa icyo kigare cy'inzu wenda cy'amafaranga reka tukihorere. Ariko abo bantu bose iyo sheni ndi kukubwira harimo responsibility. Yego cyane. Ibyo byose biragenda biraba. Ava muri iyo nzu abana barakura ngo yigeze no kujya kuba kumukodesheza Gihara. Iyo nzira yose ari victime ntavuga ari nabamubona ntibari kuvuga. Reaction iba ari uko yagiye kuri cano. Mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema ibyo ntaho biba. Twagomba kubona abo bantu bose kuko kuvi wabo nibyo byatumye ahura na Ndimbati agaterwa inda. Abo nabo ni aba responsable. Sibyo se? Inzu yayiterewemo uwamubyaje ababyeyi barebye ari agenda uwamuhaye akazi aho yakodesherejwe n'abandi ubwo ntari kwibuka. Abo bose nabo twabonye mu rubanza. Abantu bose bashira muri gereza rukorera. None asa amategeko se? Itegeko se ntirivuga ko kumenya nkuko bivuze ko babonye ibyo avuga kwa Sabi bagahaguruka. Itegeko rivuga nyine ngo ubonye ikibi gitangaza. None memu n'umuganga
impamvu bitabaye nuko ushobora bagenderaga ku mibanire ye ya Ndimbati na Ndimbati hanyuma babanye nabi agiye kuri cano babona kuzamura abantu rero hanze opinion publique yavugaga ngo Ndimbati ararengana wenda hari icyo bapfuye yamusabye arenga urabyumva uribuka ko twavugaga ngo Indezo ngo yamusabaga 300 Ndimbati yinjiza ngahe ibyo nabyo abantu bakagombye kubanza bakabireba afite revenu permanent régulier yangahe urukiko simbizi ubundi nk'ibijyanye n'Indezo nabyo nkunda kubivugaho Indezo ntago yategekwa n'urukiko kuko iyo bibaye itegeko biba permanent biba mu buryo buhoraho kandi ntawe ugira revenu zihoraho bakabivuga ati mu gihe ugihembwaya muhaya nuzamuka ukagirayo uzamuhaya abana nibakura bakagera iyi myaka bageze kaminuza bakeneye menshi uzamuhaya ariko niwirukanwa ku kazi ntuzamuhe na 5 ntabyo uzaba ufite iyo niyo logique iyo niyo uko niko rubanda itekereza ariko mu gitabo mu nyuguti ni ikintu gihoraho ubwo ni case ya Ndimbati sibyo abantu donc ibyari hanze y'urukiko sibyo byari mu rukiko nubwo byarangiye nyine arekuwe Robert Mugabe nawe byari nkuko bati mukobwa umumineri mine yateye nda mineri noneho majeri amufata ku ngufu ati yagiye muri urwo rugo ahamagara umwana ngo aze gufata ikintu mu modoka amuturuka inyuma se ukibaza Robert yagendaga ipantaro idafunze uwo mwana yaje atambaye umva ngo ikimenyetso ngo umwana ngo azi ntiyaravuze bavugaga ko azi ibara ry'ishuka cyangwa irange ry'inkuta umuntu wageze mu nzu y'umuntu rimwe ibyo byose agafata izo données yaraje kureba inzu cyangwa ari ikindi cyakimuzanye ibyo nuko hanze nibyo bavugaga data manager Banyamagabe yaje muri Kapoze i Kigali aragiye ntitubanje kureba uko byabanje yanyweye ibiki yabihawe gute byagenze bite ageze nofura ibyo umubiri uramunanira paraporo y'ibyo yabanje gukonsoma n'umwanya n'umunaniro umukobwa amwicayeho birangira umuhungu afunguye lisani bavuga ngo data manager yafashwe ntituri kureba wa mukobwa turamubura uwafotoye turamubura uwakwirakwije turamubura iyo niyo yari opinion iyo niyo rubanda uko niko rubanda yari imitekereza ariko mu byanditse ibindi so rero case ya Preskid we nuko ari n'umwana abantu bamugiraga n'amarangamutima cyane banavuga ko n'igikorwa yagikoze icyambere amakosa Preskid yaba yarakoze harimo uburangare bw'abari bashinzwe kira gikorwa nubwo yaragihedinze yarafite abasuperviseur ministeri y'umuco ntabwo twigeze tuyibona mu rukiko responsabilité abana iyo uhamagara muri internet ngo umwana yaramutsate bootcamp kuki uyizeyemo iki niba uhamagara ku ishuri uhamagara animatrice uzi ko umwana ari muri home y'abakobwa bacunzwe na animatrice ariko ntushirwe ugahamagara animatrice hanyuma aho yagiye ntumubaze ngo bibize bite ababyeyi noneho ibintu rero bamuregaga wibaza ukuntu na niyi saha wibaza ukuntu umuntu yabyikorana hari icyaha utakwikorana ariko abo babikoranye ntabo ukumva niho ngarukira ku ijambo muri dosiye ya Preskid nkuko Joseph abivuga habaye inkubiri y'imbuga nkoranyambaga abantu bakajya bavuga uko batekereza ku rubanza rwe ariko akaza n'izindi mbaraga za cya gitutu cya politike ntago iyo mvuze igitutu cya politike so kuvuga ko hari aho leta yari ihagaze ku rubanza rwe ariko bamwe mu bari muri leta batashaka ko responsibility zabo zigaragara including supervisor w'igikorwa cya Miss Rwanda ministeri ifite umuco mu nshingano n'abandi bantu ku giti cyabo baba barafatanyije kuko niba bavuga ko harimo gucuruza abakobwa yabicuruzaga hose ikindi cyagutangazaga cyane umuntu bavuze ngo umukobwa bavuze ngo yafashe ku ngufu inshuro 10 ibyageze kuki atabivuze ku ya kabiri amwimura hamwe amujyana handi amweke unyetse ibyangombwa by'indera kandi uri cyangwa minere
utujuje 18 byakumvikana ariko ufite 18 wujuje imyaka uwo kesi itandukanye na Firdausi ko Firdausi we wavuga ngo yari mineri atazi ibi ariko wujuje imyaka umuntu agufashe ku ngufu rimwe araje urongera urakinguye kabiri kugeza ku nshuro ya 10 arakwimeye naho wimukiye naho araje mweka ufite ikarita y'indera ibyo rero byose nibyo bikikije dosiye ya Prince Kid bituma opinion publique itandukana nibiri mu mategeko ari byo Joseph yageze aho avuga ati harimo n'igitutu cya politike bivuze ngo hari ibyo mu dosiye ya Prince Kid hari ibyo batashakaga ko bigaragara ariko nibyo hari nuvuga ngo mu rubanza rwose hari bitagomba kujya hanze kugira ngo bitabangamira warangiza kuvuga ngo ni mu izina rya rubanda se nyine ibyo nabyo rubanda utayikwibwira ibyo nabyo kutabishyira hanze ni mu nyungu za rubanda n'abantu ku giti cyabo my dear ubuse ministeri kwemera amakosa yayo ubuse ministeri ya sport champion ipfuye kuvuga ko ministeri ya sport itabyitwayemo neza ni hari itangaza kiba gihari bakosoka batese ministeri y'umuco mu kikorwa cya bisi Rwanda navuga ngo either yararangaye cyangwa yarirangaje ibiharira Prince Kid ibyo yakoramo byose ni uwari ugishinzwe kira gikorwa muri ministeri yakaba yagaragara ntabwo ari ministeri yose kuko muri ministeri y'umuco harimo departement nyinshi ariko cya gikorwa cyari gikuriwe supervision yacyo yari yani hanyuma ibintu bikaba icya kabiri imyaka byabaye Miss Rwanda yari maze kuba kangahe hanyuma abakobwa barikora bajya kuvuguruza urabyumva bajya kuvuguruza bajya kwa noteri baravuguruza twumva barabafunze na noteri arafunzwe ibyo byose twararebaga hanze uranyumva hanyuma reka ndekeraho ikigaragara ni ukuvuga ngo mu rubanza rwa Prince Kid habayemo ikintu gisa naho kugira abandi bahishirwa kuko ni kinini nawe yaba afitemo uruhare hari ibyaha byamuhama ariko hari n'ibyahama abandi so guhora rero tumubona we wenyine ubwo ndavuga rubanda yo hanze y'urukiko ari nayo yagiye ku mihanda ibi Joseph yise igitutu cy'imbuga nkoranyambaga ufite icyo atekereza ku bya Prince Kid wese agashyiraho ebana haragenda igihu kirabudika nibyo abantu bavugaga kandi abo niyo rubanda so kuvuga ngo butangwa mu izina rya rubanda kandi hari kugenderwa ku bitabo ni abantu bangahe bagendera ku ngingo runaka zanditse mu gitabo rubanda yo hanze y'urukiko iri gutekereza ibindi umwanzuro ntago wambwira ngo ibyo rero ni teori kuva ko bitagwa mu izina rya rubanda ariko rubanda yari kuri ayo madosiye nkubwiye rubanda yari ifite indi position itandukanye n'ibyari biri kuba so urumva rimwe na rimwe guhishira abantu bamwe havugwagamo byinshi so no gutoroka kwe nabyo hari bihatse byinshi uburyo yavuye mu gihugu aho yanyuze aho yabaga akibara gukatirwa ku cy'inzego zitamufasha ariko tukareba ngo iyo zimufata akajya amageragere iyo position ari ifite akajya amageragere agasangayo Jean Paul ubu yari kuba yararekuwe mu nkuru yari kuzana hari kuba harimo nka 200 za Prince Kid kandi Jean Paul ntabwo yari kubihisha Prince Kid yari kumuha urutonde iyi tariki kanaka muri iki gihugu iyi tariki kanaka ukora iki ibi byose akamuha Jean Paul ntabwo yari kuyiranze ngo abiduhishe ukunyumva so nukuvuga ngo kuba Prince Kid yarasohotse igihugu za nyungu z'aba bandi turi kuvuga twashakaga mu rukiko batagaragaye iyo ajya amageragere yari kubishyira hanze kuko waba ukiramira iki bagufunze se wambaye iroza tugira imana acaho uri kumva aciyeho ariko n'ubundi yanditswe bigaragara ko yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda Amerika biramucakira kubera gutrackinga pari amakonte banki kunagwa wakwisha se gute kitsa amafaranga yose uyafite munsi y'igitanda inzira zose ba transport mu ikifoto zawe ziba zinyanyagiye ahantu hose hanyuma noneho leta ya Amerika imufata ivuga ngo ko agomba nk'ushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda
abantu bari muri Amerika baranamusura pe hafungiye yego ni ntabwo nzi ko ari muri gereza baramusura oh nuko noneho rero tujye ku cyatewo rero kuburana ashinja leta y'u Rwanda ntabwo by the way ni titre Theo yatanze ariko ntabwo mpamya ko yashinja leta ashobora gushinja abantu bamwe muri leta cyangwa se abona umwavoka we yamugiriye inama ati kugira ngo birokoke nuko werekana ko wari persona non grata mu Rwanda ariko nabwo ukerekana ABCD ubwo nuvuga ngo hariya mana yanjye ahubwo barugiyemo kugira ngo uvuge ko leta itagushakaga bisaba kuvuga byinshi akavuga niba yaratewe ubwoba akavuga niba hari abantu bakoranye deal bigapfa kandi bakomeye ibyo byose ubwo wenda hariya muri Amerika ushobora gusanga byose yaramenye hasi kuko byaba bivuze ngo arutsinze yahita nabona yahita atangira process y'ubuhungiro kuko byagaragaye neza ko atari umuntu ushaka gusubira mu gihugu cye bibaye ariko byagenze kuvuga ngo arashinja ngo agasaba abarwanya Theogene nubwo avuga ngo nta uri bubavuga amazina niba byaravugiye mu rukiko nge nabavuga kuko ndabizi abarwanya leta bose umuntu wese utari mu gihugu cye atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu yararimo yerekana ko yari menase sibyo yerekana ko yari menase mu kazi ke ko yaterwaga ubwoba ko yajaga gute ibintu bya hano rero burya hari ibyo utapfa guhimba ejo hari ahantu nagiye dusoje cya kiganiro cya mu gitondo nzi ko ari bucece none uno muhungu urimo hano arambwiye ngo yarambuye nzi ko ari ibanga ubwo bivuze ngo iyo uyu munsi atambona mu kiganiro yari kuza akavuga ati nyamara nubwo ataje ejo namubonye ahantu urumva bivuze ngo usibye ko bishobora kuba amatakira ngo umuntu yamaze kugera hanze rimwe na rimwe akaba yavuga ati bimeze bitya franchement parlant sintane mu gihugu abantu ntibabaho ku buryo bumwe sibyo ariko savo para pene yo kugihunga uwanga ifurazi wabo bucya yimuka ariko nanone wageze hanze bitewe n'icyo ushaka ntiwabura ibyo urega igihugu cyawe urwo byumva ntutana ariko kandi nabanje guteguza banze wikingire oya ngiye gutana barabibera gutana ubyiborera reka nguhe urugero ariko rudatana gusa oya nta kibazo reka kudatana ni ukuvuga ngo umuntu uri mu gihugu ibintu byose agomba kubibona neza ugashima ibihari ubundi uri mu gihugu imbere hejuru ya 80% uba ubayeho ku bwa leta ni kubungabungira umutekano iyo utega moto icyumweru kigashira ukwezi kugashira warangiza wagera hanze ngo leta yamigaga n'utwo tutaza badutwaye aho urara irondo rirakorosinga patrule zirakorosinga sibyo ya 80% rero we mu na 5 wabonaga uri mu gihugu iyo ugeze hanze kubera ibyo ushaka bya 15 urayibyimbisha ugacurika ikibuga 15 igahinduka 45 ukagira ngo ni wahabaga nabo nuko naho hanze ibyo bababwira nuko batakabaye sinavuga nabo Rwanda yabo rujike yabo yakabaye babaza ngo niba byaragenze gutya kuki waciye he kuki washije guca ku kibuga kineye cyangwa gaca ku mupaka sibyo ubushize nigeze kujya muri Swede inaha abantu bamwe bakajya bampamagara ngo narahunze se ntahunga iki naciye ku kibuga cy'indege passport yanjye ngiye urumva ariko iyo harimo ikindi werekana ushobora no kuvuga ngo ngeze ku kibuga cy'indege ngo barantindanye baragutindanye nibisanzwe ni nkuko kujya gusaba passport muri immigration bagusaba byinshi bikarangira bayiguhaye cyangwa bayikwimye none kwa gutinda bagutuma iki ukabyita ikindi kibazo ariko iyo uri hano iyo uri mu gihugu bahumva ari ibisanzwe kuko nanone nta kintu gitangwa gutyo tu kuba abantu baguhamagara
kuba urwego rwaguhamagara mukaganira mukajya inama bakakubaza ku kibazo runaka patati patata ugataha ntabwo ari byo ariko uri mu gihugu byo ntabwo ari cyakabaye ikibazo ariko iyo ugeze hanze yacyo uravuga barampamagaraga bakambaza urumva niko bigenda ibyo nibisanzwe paraporo ya aho yamaze guhengekera ikibuga umwavoka bagiye inama uza amategeko yo muri Amerika uzi neza wenda ko iyo uvuze ko igihugu cyawe kitakushakaga ahita avuga ati shaka ibimenyetso tuzaregesha iki ariko ya mwana nabarabizi ntacyo apfa n'igihugu wenda yaba afite icyapfa n'abantu ku giti cyabo so rero ako kantuza ni nk'uwo mudamu uriya Elisa kuba niba ngo yarafashwe ku ngufu afunzwe se we kuki atabivugiye hano ubwo se umuntu wamufatiye ku ngufu aho afungiye araremereye cyane ku buryo butacyangwa amuvuge ninde umuntu usuremereye ujya muri kasho z'abadamu ndindi akabije wenda ko yaba afite ntago yaba afite gutunyenyeri dutatu wenda niba ugera bene hariya uzirengeje ntago yinjira muri za kasho ariko ubwo nawe ni turufu ubwo bagiye inama umwavoka asanga ibyo ari byo byabakurayo ku buryo bworoheje ntiborohejwe ntibagarurwe mu Rwanda kwa kwerekana ko bari menase mu gihugu umuntu wese rero uri mu gihugu nibyo byabindi bavugaga ngo sintane umuntu wese uri mu gihugu yinjoyinga ibyiza byacyo hejuru ya 80% hari na 15% wenda y'ibitagenda ubu ushobora kugenda ukabona umuntu ageze hanze ati channel yanjye barayihakinze akabyitirira leta cyangwa barandipotinze nitabaga buri kwezi ariko se witabaga ugataha nibura igisubizo ni yego none ugeze hanze ubyise ikibazo kwitaba urwego rw'igihugu mukaganira ugataha uri muzima rimwe na rimwe bakaguha amazi bakanakugira inama y'ubuntu yego oya bakagukorera icyayi warayize ugataha batagushaka icyo cyayi wagikira ugataha bakakugira inama ati ibiki ubyihorere bakagira gute ejo bundi ukagaruka rimwe na rimwe bakaguha n'udukodi inkoni waje witwaje bakayiguha ukumva ibyose rero burya kadufata umuntu koko uri mu gihugu cyo hanze kandi tagetari yuko icyo gihugu cyamugumana umuntu mbese wafashe imitsina adashaka ko babusubiza mu gihugu cye babyumva Rusesa bagira ne bavuze ngo ageze ku kibuga cy'indege abonye ari Kanombe ngo yavugije induru wibaza yumvaga ari induru mwumva koko nawe yashatse gufata imitsina y'indege ngo atayisohokamo yavuye induru yo ku munwa ngo urumva rero uri mu gihugu cyo nundi wese byamubaho uri mu gihugu cyo hanze udashaka gusubira mu cyawe ushaka ko icyo kikugumana wasebye igihugu cyawe ibyo bibaho abantu benshi rero babivuga ntago ariko aba ari realite umuntu yaguye ikintu simbizi noneho rero abo ntuza nibyo narimo mvuga nyine Theogene avuga ati hari abantu yavuze bamubera batanga buhamya ngo Theogene atavuze amazina ariko abantu benshi nanjye sinyavuga ariko barahari nyine n'ubundi bari hanze barwanya leta nyine kandi wenda bafite ibyo batakoze neza imbere mu gihugu bo bizwi bari mu butegetsi sibyo ibyo rero kuvuga ngo kugenda ugahita wiasocia nabo ngabo ngo bagutangira ubuhamya kuvuga ngo hari muri kira gihugu urubaka bakagusenyera c'est normal yo ubatse nta cyangombwa yo ubatse atemewe mu kajagari inzu ntibarika ngo izakugwire ubu asanga umuntu wa Salama nawe ageze akavuga ati bamfungiye uruganda mbese rwari rwujuje ibisabwa cyangwa umwe twabuze tuva bavangaga n'urusenda metanoru umwe metanoro ati yewe data wati business yanjye barayitwitse yakoraga neza se igisubizo ni we so hano rero iyo uri mu gihugu kankubwire wenda iyo uri citoyen à part entière umuturage wafashe imitsina yo kuba muri icyo gihugu nibitagenda neza byacyo ubigira ibyawe ibyo ushoboye ukajya inama bigakosoka ibikunaniye ukabyihorera ibyo udashoboye ariko tugira amahirwe ko
iyo ufite iyo bravoure, iyo ugize ubwo butwari bwo kubivuga barakumva, ntago wabizira, hanyuma hagasigara kumenya ngo bizakemuka kuri rwego. Ndabivuga nk'ubizi, ukavuga uti iki rwose kirarambiranye, bagaceceka, ntago baguhamagara ngo tugiye kugikosora kugira ngo utagenda bikomanga kubatuza ngo nta kivuze none cyakosotse, ariko barabikora. Noneho rero kandi ntago babanza kuvuga ngo ubuvuga ibiki, ubundi ninde wabigutumye, ibiki n'ibiki. Oya, barabanza bakareba ese ibyo avuga n'ukuri. Icya kabiri nuko uriya leta irimo inzego nyinshi, kandi inzego nyinshi zirimo abantu, kandi abo bantu nabo baranyuranye mu mico, mu myifatire, mu myaka, mu masomo bize na experience bafite. Noneho umwanzuro ujya kuva muri izo nzego zose n'abo bantu bose waciye muri abo bantu bafite imyumvire itandukanye. Hari naho bigwa ku muntu kwikundira, hari naho bigwa kuwo muvindimwe, hari naho bigwa ku muntu mwiganye. Iyo nzira yose ntabwo ari ikintu kiba kihariwe n'umuntu umwe, cyo nacyo tujye tukemera. Ari umuntu umwe ashobora kukwiziringaho pe paka, ariko niba kugira ngo ufate umwanzuro arabaza nakanaka, urajya gusanga ikintu kinyuze mu bantu 15 harimo 5 bicecekeye mu nama bimere gutya, harimo 3 bavuga ati arakabije, ariko 7 bakavuga ati ariko ubundi uyu muntu arabiterwa n'iki. Bakajya kureba mu mateka yawe, bakareba ibindi byose wigeze ukora. Hari na rimwe wigeze ushinga inkoto mu nzira, cyuracyumva ishwe umuvugo witwaga nacumuye iki mwimanyi, avuga ngo sinacumbye urugomo wimye, sinashinze inkoto mu nzira. Gucumba urugomo umuntu yimye ni kwa kundi nyine nka kuriya byabaye muri Tanzania mu matora. Bari abacumbye urugomo, bari abacumbye urugomo, Samia yimye ingoma, bashinga inkoto mu nzira. Gushinga inkoto mu nzira ni nko gutambamira inzira umwami acamura. Urumva ko kera abami barabahekaga. Gushinga inkoto mu nzira ni nko kugenda ugashyiramo inzitizi yasitaza abahetse umwami, bakamugusha cyangwa bakabangamirwa. Icyo gihe nta n'inkweto zabagaho. Iyo rero bagiye bakareba inyuma yawe aho inzira inkora yawe, bakareba niba warigeze ushinga inkoto mu nzira, bakareba niba warigeze ucumba urugomo bimye, ayinya imyanzuro ivaho. Sindi kubavugira ariko nyine ndabizi. Umuco w'ibiganiro urahari. Niyo byaba muri iyi myaka turi mu nyuma ya 2010 naba nkubeshye, wenda mbere byashoboka, ariko ibintu byose biba habona bivugwa, urabyumva. Niba nkubwira ko akantu kose hari n'ahandi, niba ari umwaka ushize hari n'ahandi nigeze kujya, nabwo ngeze mu rugo abantu bakatangira kumpamagara ngo hari ahantu wari uri biti, ariko nibura wambonye mvayo. Navagayo, kuba navuyeyo nuko ari amahoro. So rero ubwo mbivuze mu buryo bwagutse budatana. Langaje y'umuntu uri hanze y'igihugu udashaka kukigarukamo, igihugu cyamubyaye adashaka kukigarukamo, afata imitsina ngo cya kindi yagezemo kimugumane, irahinduka. Ni ibisanzwe. Ntago ari ntago igihe cyose 100%. Iyo umuntu bakabivuga mu magambo asanzwe, iyo umuntu ari gushaka ubuhungiro, urumva, iyo umuntu ari gushaka ubuhungiro, amagambo umuntu avuga ari gushaka ubuhungiro ntabwo wayaha agaciro. Icyo ashaka ni igituma atsinda urubanza, kandi gutsinda urubanza egari kugumanwa na Amerika aho kugira ngo yoherezwe mu Rwanda. So rero icyashoboka cyose ngo ataza mu Rwanda, kandi urabizi ko twabivuze ko tuvuga ku kiganiro na Jean Paul, sibyo? Aho kuba imfungwa waba impunzi, kandi aho kuba imva waba imfungwa. Ako kantu nakibuka kandika, urumva? Aho kuba imva waba imfungwa, aho kuba imfungwa waba impunzi. Ntabyo ntawe ubisekundi, hahunga umugabo. Banyumva? Hahunga umugabo kandi abafite n'ubushobozi kugira ngo uvuge ngo igihugu uhunga
cyagukinguriye amarembo usohoka urumva ukuntu mubanye Sibyo nicyo bisobanuye ibyo c'est normal que umuntu par rapport yaho ari ashobora guhindura imvugo ariko ntago bivuga ngo niko kuri niko kuni ushobora gufata case imwe kavuga uti wenda nka rimwe nkuriye data manager n'urugero bayidewe nubwo yari yarenganye abamurenganye nabo bamurenganuye ariko buri yageze hanze kara yagashyira muri dossier ati baramfunze bagira gute ariko baranamufunguye sibyo se yego reka dusoreze rero ahangaha ubwo twitega ko tuzamenya imyanzuro y'urukiko ubwo nabyo nitubimenya tuzabibagezaho muri urwo rubanza rwabereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika tubashimire mwe mukomeza gukurikira ibiganiro byacu mugatera comment zanyu uko yabimeze kose tuzanakomeza tugerageze tumenye uko byagenze nabo bantu bavuzwe ndatangira nkurikirana abantu byanze bikunze mu rubanza rwe niba rwari rwabaye avize harimo n'abanyarwanda harabo ndahita mbaza bambwira uko byari byifashe n'ibyavugiwemo ariko nuko nyine nuko mbibona nibyo ngibyo rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha